Abadukurikiye muri hano muraho neza. This is a solemn message. Ubu ni ubutumwa bw'ingenzi cyane, kandi nshobora kubabwira yuko Imana igiye kuganira natwe muri iki cyigisho. Ni isengesho ryanjye ko dukura mu mitima yacu ikintu cyose kidahuza n'ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ivugane natwe mu mitima yacu, ndetse kubw'ubuntu bw'Imana duhindurwe n'imiburo y'ijambo ryayo. Lord, I surrender all. Mwami, nkweguriye byose. Mureke twakire buno butumwa nkaho ari bwo butumwa bwa nyuma twumvise mu kubaho kwacu kose. At this time, join me in prayer. Muri uyu mwanya mufatanye nanjye mu isengesho ubwo tugiye gusaba ko Imana ibana natwe. Father in heaven, Data uri mu ijuru, into your presence we come. tuje imbere y'ubwiza bwawe tugira ngo twigishwe nawe, Thank you for your intercession for us. kandi turagushimiye kuko Kristo ari umuhuza wacu ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru adusabira. Tugushimiye ku bwa Mwuka wawe wera watanze ngo atubere umuyobozi kandi atuyobore mu kuri kose, And to seal us. ndetse adushyireho ikimenyetso kugeza ku munsi wo kugaruka kwawe. We have gathered here today. Twongeye guteranira hano uyu munsi, kandi tugiye kujya hirya no hino mu ijambo ryawe ngo tumenye icyo utubwira. Turagusabye ngo kumenya Kristo kwacu kuyongere, And may we surrender all. kandi uduhe kukwegurira byose Baptize us. kugira ngo tubatirishe Umwuka wera, Bring revival, repentance. uduhe kwihana no guhinduka k'ukuri, ndetse ugorora imitima yacu. Utugaburire uyu munsi, uduhe umugati mushya watunganyirijwe mu ijuru. Ibyo tubigusabye muri iri sengesho, aho urahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 You know, beloved, life is so uncertain. Murabizi bakundwa, ubuzima ntabwo ari ubwo kwizera. Uko niko dushobora kubuvuga. Ubuzima burahindagurika mu yandi magambo. You can wake up this morning. Ushobora kubyuka mu gitondo ugategura neza gahunda zawe z'umunsi wose, And yet life ariko throws ubuzima you a uwo munsi curveball. bukaguhinduka. And, Ndetse we're not ntibwaguhinduka playing mu buryo baseball, bw'imikino, but life throws you ahubwo a ni mu buryo curveball. bukomeye. That curveball Uko kuguhinduka can gushobora come in kuza the kunyuze mu form burwayi, of sickness. It can gushobora come no in the kuza binyuze mu form ndwara of a y'umutima, heart attack. It can gushobora come no in the kuza binyuze form mu of a bibyimba byo stroke. mu bwonko, It can come in the form of an accident. gushobora no kuza guturutse ku mpanuka. Uko kuguhinduka gushobora kuza umuntu agutunze imbunda akakurasa, And attempting to kill you, agerageza take your kukwica. life. It can come in the form of a fire. Gushobora no destroying kuza your guturutse ku property. nkongi y'umuriro yaza igatwika imitungo yawe yose. Ubuzima burahinduka mu buryo butunguranye, kandi kuva nta n'umwe muri twe umenyera iherezo mu itangiriro, niyo mpamvu tugomba gusenga ubudasiba buri munsi, Because we know not what the next moment kuko is ntabwo going to tuzi bring. icyazaza haduhishiye. We can rise Dushobora up in the kubyuka mu morning, gitondo tukava leave mu ngo our zacu, home, ariko and not ntidushobore return home. kugaruka. We can end up in the hospital. Bishobora kurangira tugiye mu bitaro, cyangwa se bikarangira tugiye ahashyirwa abapfuye, hamwe haba hari urubura. Ubuzima si ubwo kwizerwa, kandi uko niko ubuzima bugenda. Niyo mpamvu buri munsi wose tubwirwa ngo that we must consecrate our lives to God. tugomba kwegurira imibereho yacu Imana tumaramaje, kandi uwo tukawuhindura umurimo wacu wa mbere. Because we do not know what the next moment Kubera is ko ntabwo going tuzi to icyazaza lead haduhishiye, us. And we cannot control the ndetse hand ntidushobora kwigenera that ibitubaho mu life buzima deals us. byose. And we're not playing poker, Ntitugomba kubaho we're not nk'abakina playing amakarita cards, but we batazi can't ikigiye determine, gukurikiraho. we can control Gusa nanone ntituzi buri kintu what cyose hand kigomba life kutubaho deals mu us. buzima. But what we can Icyo dushobora control kugenzura is gusa how we react ni uburyo and how twitwara we muri ibyo respond. bihe, ndetse n'uburyo tubinyuramo. Kandi niba tudashinze imizi, tutanomatanye na Yesu Kristo, our reaction and response, uko twitwara muri ibyo bihe n'ibyo bibazo, 99.99% bizaba ari uburyo bubi no kubyitwaramo nabi. Ndatekereza ko ibyo dushobora kubyumvikanaho. Ubuzima si ubwo kwizerwa. Ibyo nitubisobanukirwa turamenya ngo ni iki kigomba gutuma tuza hano gusenga uyu munsi, yaba twaba ari aha cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubu ntitugomba kubwumva nk'ubundi butumwa.
What if you were to leave here and not get home? byagenda bite uramutse uvuye hano ntubashe kugera mu rugo, ugapfa uri mu nzira utaha, cyangwa ugahura n'impanuka uri gutaha, ubuzima n'urupfu byose muragendana uri gutaha. How did you treat this message? Mbese buno butumwa waba wawutwaye ute? Waba wakoresheje ute aya mahirwe yo kumva ijambo ry'Imana? Mbese turi gutuma guhamagarwa no gutoranywa kwacu kuba guhamye muri Yesu Kristo? Iki nicyo kijya kintangaza cyane, uko dufata ijambo ry'Imana nk'irisanzwe ndetse nk'iryo tumenyereye, tukanitwara nk'aho ibintu ari bisanzwe. Bino birantangaza cyane. It baffles me. It shows me that we are playing binyereka yuko church. iby'Imana twabihinduye imikino. We don't have the burden Ntitucyumva ko of dufite our umutwaro own w'agakiza salvation. kacu. We really believe that we serve Birasa naho dusigaye twizera yuko dukorera Imana itagifite icyo yitaho cyangwa ikigenzura. Twitwara nk'aho dukorera Imana itagira amahame. Tuza kumva ijambo ry'Imana turi abanyabyaha, tukaryumvira mu bunyacyaha, tukanakomeza ibyaha byacu nyuma yo kuryumva. Mbese ni iyihe Bibiliya uri gusoma? Ni ubuhe butumwa uri kumva? There has to be some change. Hagomba kubaho impinduka. Imitima yacu igomba guhinduka. Kandi hano ndabwira abato n'abakuze. Kubera ko inshuro nyinshi tuza hano gusenga, ariko tukitwara nk'aho n'umunsi wera ari umunsi usanzwe. Nk'aho isabato ari umunsi wa kane w'icyumweru, tukitwara nk'aho atari amasaha yera. Twumva ko isabato iza buri cyumweru, bityo tukageraho tukawufata nk'umunsi usanzwe, tukanawukoraho kandi tukawutekerezaho ibikorwa byacu by'iby'isi. Nyamara tukavuga ko turi kujya mu ijuru. Birashoboka ko aho twaba turi kujya gusa ari mu gituro, kandi mu rupfu rwa kabiri nihatabaho impinduka nuko bimeze. Ndetse ari ikigomba kwigarurira ubwenge bwacu kugira ngo tubone neza yuko Satani ashaka kutwigarurira burundu. Satani aradukiniraho umukino, kubera ko umwuka w'ubuhanuzi utubwira ngo Satani ari gukina umukino wo kwigarurira ubugingo bw'umuntu wese. Ndetse inshuti zanjye, imigambi ye irakomeye kandi ifite intego nubwo tutabyitayeho. Iki ni igihe gikomeye cyane tubayemo. Satani arashaka kutwigarurira. Abato mukiri hano mumenye yuko igihe muri gukina ya mikino y'abana, muri kumwe n'ababyara banyu cyangwa abaturanyi banyu, iba ari imikino ya gicuti isanzwe. Muba mushobora kuyisubiza inyuma cyangwa mukongera gukina bundi bushya. Muba mushobora no gutaha mukajya mu rugo, mukazagaruka ku munsi ukurikira. Ariko umukino w'ubugingo Satani ari gukina ufite ingaruka z'iteka ryose. Nutsindwa uyu mukino, urabura agakiza kawe by'iteka ryose. Kandi ni umugambi wa Satani gukerereza ubwoko bw'Imana kugira ngo butakire ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ngo kugira ngo batakire iki? Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Uwo ni umugambi wa Satani. Ni umugambi wa Satani wo kudukerereza no kuturangaza ngo tutakire imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Ni umugambi wa Satani gukerereza ukugaruka kwa Yesu Kristo. Nimurebe imyaka tumaze hano mu isi, mu byaha no mu gukiranirwa no kudahindurwa n'ubutumwa bwiza. Nshuti zanjye, kino ni igihe cyo kugira ngo tumenye neza ko guhamagarwa no gutoranywa kwacu bihamye neza. Tujyane muri Matayo igice cya 24. Babwiye ko tugiye he? Matayo igice cya 24 ku murongo wa 3, Yesu Kristo abajijwe kino kibazo ngo, mbese ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? N'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ku murongo wa 14 Yesu Kristo yaravuze ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Ngo buzigishwa he? Buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Ubwo nibwo inki izahera kwize, nibwo imperuka izahera kwize. None dukurikije umurongo wa 14, ni iki kizatuma imperuka ibaho? Dukurikije amagambo ya Yesu Kristo, ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose, mu mahanga yose. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. None buno ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa mu mahanga yose, no mu miryango yose n'indimi zose, no mu moko yose, kugira ngo kugaruka kwa Yesu kuze ni ubuhe? Ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, buri mu Byahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa 6 kugeza kwa 12. None mumenye ibi, hari ababwirizabutumwa benshi uyu munsi barimo barabwiriza icyo bita ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ariko budashobora gutuma imperuka iza. Kandi ibyo bishobora kumvikana nk'ibitangaje kuri mwe. Ushobora kumbwira uti, Yesu yavuze ku murongo wa 14 wo muri Matayo igice cya 24 ngo ubutumwa bwiza nibubwirizwa mu mahanga yose, bukaba umuhamya wo kuyahamiriza, imperuka izahera kwize. Ariko ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu mu magambo gusa bishobora gutuma imperuka ibaho? Abavuga yego nimuzamure ikiganza.
abavuga oya namwe nimuzamure ikiganza mubimanure. Kubera iki mwasubije oya? Basubije oya. Kubera iki mwasubije oya? Nimumbwire, mbese uko siko Bibiliya ivuga? Haranditse ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwigishwa mu isi yose, bukaba umuhamya wo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku ize. Nababajije kino kibazo: mbese kubwiriza ubutumwa bwiza mu magambo gusa bizatuma imperuka ibaho? Abenshi mwazamuye ikiganza muravuga ngo oya. Ni ukubera iki mwasubije mutyo? Mbese muri kurwanya ijambo ry'Imana? None kuki mwazamuye ibiganza mukavuga ngo oya? Nshuti zanjye, igisubizo ni iki ngiki. Ngiye kubivuga muri ubu buryo: ukubwiriza ubutumwa bwiza mu magambo gusa, nubwo rwose bwaba ari ubutumwa bw'abamarayika batatu, ntabwo gushobora gutuma imperuka ibaho, igihe cyose ababubwiriza batahawe Mwuka Wera kandi batahindutse mu mutima. Ndetse hari abantu benshi muri twe dushobora kuba twigisha ibyigisho bitandukanye bya Bibiliya, twigisha abo mu miryango yacu, abo tuvukana, abaturanyi bacu, abo dukorana, abo twigana, tubabwira iby'ubutumwa bw'abamarayika batatu, aribwo butumwa bwiza bw'iteka ryose, ariko imperuka ntize kubera ko ababubwiriza tutahindutse mu mutima by'ukuri. Imperuka ishobora kutaza kubera ko ababwiriza ubutumwa bwiza dufite ubukene bwo kubura Mwuka Wera. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Dushobora kugira imiryango y'ivugabutumwa ikorera ku mbuga nkoranyambaga, dushobora no kugira abantu benshi cyane, abagabura n'abizera, bafite ishyaka ryinshi ryo kubwiriza, dusangiza abantu ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, tubamenyesha iby'ubutumwa bw'abamarayika batatu, dukoresheje YouTube na Instagram na Facebook na X na Lambo n'izindi mbuga zitandukanye, ariko imperuka ntize kubera ko abakora uwo murimo w'ivugabutumwa tutahindutse mu mutima by'ukuri, tukaba tubura Mwuka Wera w'Imana. Birashoboka cyane kuba uri kubwiriza n'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ariko ukaba utarahindutse mu mutima. Iyi niyo mpamvu Pawulo yavuze mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 ku murongo wa 27 ati: tugomba kuba duhindutse by'ukuri kugira ngo ubwo tubwiriza abandi, natwe ubwacu tutaboneka ko tutemewe. Mujye mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 9. Mbabwiye ko tugiye he? Mureke dufate buno butumwa nkaho ari bwo butumwa bwa nyuma duhawe. Tugiye guhera ku murongo wa 25 wo mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9. Haranditse ngo: umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Mbese kwirinda bisobanuye iki? Mu magambo makeya, kwirinda bisobanuye kumenya gukoresha neza ibikugirira akamaro, ndetse no kureka burundu ibishobora kukwangiza, no kureka burundu ibibi byose. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Haranditse ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, ariko mureke tuvuge ngo umuntu wese ushaka ijuru yirinda muri byose, yirinda icyaha cyose. Harakomeza ngo abandi bagenzereza batyo, cyangwa se birinda kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Ku murongo wa 26 haranditse ngo: nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya, ndarwana ariko si nk'ukubita ubusa. Ku murongo wa 27 haranditse ngo: ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nk'ukoze uburetwa, yirindaga kuyoborwa n'umubiri we mu buryo bwose, akirinda irari ry'umubiri. But I keep under my body and bring my body into subjection. Haranditse ngo ariko mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, kugira ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Bino bisobanuye yuko iyo utemewe imbere y'Imana, kubwiriza kwawe kose ni impfabusa. Nugaragara ko utemewe imbere y'Imana, nubwo waba umaze kubwiriza ubutumwa bwiza bwo kuri 100%, ntabwo uri umuhamya w'ubwo butumwa bwiza, kubera ko intego y'ubutumwa bwiza ni ugukura abantu mu cyaha bakezwa by'ukuri. Nugaragara ko utemewe rero, bisobanuye ko ubutumwa bwiza wowe butaraguhinduye. Ubwo ugikora ibyaha by'iby'itumano cyangwa se uzi neza, ukaba waranze kubyihana no kubicikaho. Aho rero niyo wabwiriza ubutumwa bwiza isi yose, imperuka ntabwo yaza. Nshuti zanjye, nimurebe icyo aya magambo avuga, ari mu wifuzwa ibihe byose, paje 309. Haranditse ngo: ikinyoma gikomeye cyane cyari mu bwenge bw'abantu mu gihe cya Yesu Kristo. Mbese ngo ni igiki? Ni ikinyoma gikomeye cyane. Haranditse ngo ikinyoma gikomeye cyane cyari mu bwenge bw'abantu mu gihe cya Yesu Kristo ari mu isi, kwari ukwibwira ko kugira ubumenyi bw'ukuri mu bwenge gusa bihwanye no gukiranuka.
In all human experience, mu bihe byose ikiremwamuntu cyanyuzemo, ubumenyi bw'ukuri bwo mu magambo gusa bwagaragaje ko budahagije kugira ngo bubashe gukiza ubugingo. Mbese birasobanutse? Arakomeza ngo ubwo bumenyi ntabwo bushobora kwera imbuto zo gukiranuka. Ako kaga karacyariho n'uyu munsi. Benshi bibwira ko bihagije kwitwa abakristo b'ukuri bitewe gusa n'uko bafite ubumenyi runaka mu by'iyobokamana. Mu yandi magambo, bitewe n'uko bibwira ko bashobora kuvuga amategeko 10, cyangwa se bitewe n'uko bashobora kugaragaza isabato y'ukuri, cyangwa se bitewe n'uko bashobora kubwiriza abandi ubutumwa bwa marayika 3, cyangwa se bitewe no kwibwira ko bashobora guhuza ibyanditswe byera n'ibindi, cyangwa se kubera ko bashobora gusobanura iminsi 2300 ya gihanuzi, cyangwa se kubera ko bashobora gusobanura ubuhanuzi bwa Bibiliya n'ibindi. Ariko ngo kugira ubumenyi bw'ukuri buri mu magambo gusa ntabwo bisobanuye ko wahindutse mu mutima. Ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza rero kandi imperuka ntibeho. Mbese amagambo y'Imana ari kumvikana? Ntuba umudivantiste w'umunsi wa 7 w'umufarisayo, ukavuga ukuri mu magambo gusa nyamara ko utarahinduye imibereho yawe. Arakomeza ngo abo ukuri kw'Imana ntikwakoreye mu mibereho yabo, ntibakwizeye kandi ngo bagukunde by'ukuri. Nicyo gituma batakiriye imbaraga n'ubuntu bituruka mu kwezwa n'ukuri. Amagambo asoza y'umutuku aravuga ngo abantu benshi bashobora kuvuga ko bizera ukuri, ariko niba kutarabahinduye abataryarya n'abagwaneza n'abihangana n'abababarira n'abatekereza iby'ijuru aho kuba batekereza iby'isi. Arakomeza ngo uko kuri kuba kwarahindukiye umuvumo wagufite, kandi kubw'urugero batanga nabo bahindukira umuvumo isi yose. None inshuti zanjye, icyo dukeneye ni iki? Hamwe n'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, igikenewe ni iki? Kugira ngo tubashe kububwiriza maze imperuka ize, dukeneye kubatizwa n'Umwuka Wera. Mujye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2. Kandi buno butumwa bwiza tubufate nk'ari bwo bwa nyuma, bubwirijwe ubugingo bwacu, kubera ko ibigiye gukurikiraho ntabwo tubizi. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 4. Yesu Kristo yarababwiye ati ntimuve hano i Yerusalemu, ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye. Iryo sezerano bari bategereje ni irihe? Ni uguhabwa Umwuka Wera. Ku murongo wa 8 haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Ngo tuzaba iki? Abagabo bo guhamya. None ni iki gihuje no magambo yanditse hano n'amagambo yanditse muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14? Matayo 24 umurongo wa 14 yaranditse ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo kugira ngo bube iki? Kugira ngo bube umuhamya wo guhamiriza amahanga yose. None Yesu atubwiye ko igikenewe ari iki? Kugira ngo tubashe guhinduka abahamya b'ubutumwa bwiza, kugira ngo imperuka ize. Icyo dukeneye ni Mwuka Wera. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Rero ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose mu magambo, ariko imperuka ntize kubera ko ububwiriza adafite Mwuka Wera, bityo rero si umuhamya wabwo. Cyangwa se abatanga inyandiko ntoya n'ibyigisho byo muri Bibiliya, n'abakora umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi, n'abakora umurimo wo kubwiriza urugo ku rundi, n'abatanga ibitabo, bakabikora bose ariko imperuka ntize kubera ko batahindutse by'ukuri mu mutima. Abasore bakora umurimo mu mbaraga nyinshi, bajya mu mijyi bakabwiriza ubutumwa. Ibyo byose dushobora kubikora imperuka ntize kubera ko abakuze n'abato twese tudafite Mwuka Wera. Ntidushobora kuba umuhamya w'ukuri rero bitewe n'uko tutahindutse by'ukuri. Abakorera ivugabutumwa ku mbuga nkoranyambaga tubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, imperuka ishobora kutaza kubera ko natwe ababubwiriza tudafite Mwuka Wera, bityo rero tukaba tutari umuhamya w'ubutumwa bwiza tubwiriza. Nimurebe icyo aya magambo y'umwuka w'ubuhanuzi avuga mu bihamya by'itorero volume ya 5 paje 213. Inshuti zanjye, hano magambo agiye kubishimangira. Haranditse ngo mu bavuga ko bubahiriza isabato bose, siko bose bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Hariho benshi, ntabwo handitse ngo hariho bamwe na bamwe. Hariho benshi ndetse no muri abo ngabo bigisha ukuri abandi batazakira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Harakomeza ngo babonye umucyo w'ukuri kandi bamenye icyo shebuja ashaka, basobanukiwe ingingo yose y'ukwizera kwacu, ariko ntibagize imirimo ihamanya n'ibyo bamenye. These who were so familiar with prophecy
arakomeza ngo aba bantu bamenyeranye cyane n'ubuhanuzi ndetse n'ubutunzi bw'ubwenge bw'Imana bagakwiye kuba barakoze ibihuje n'ukwizera kwabo, bagakwiye kuba barayoboye neza ingo zabo kugira ngo binyuze mu miryango yabo itunganye bashobore kubera isi urugero rwiza rw'abantu bahinduwe n'ukuri mu mitima yabo. Bino bisobanuye yuko abavuga ko babwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu bishobora kudasohoza ubuhanuzi kubera ko ingo n'imiryango by'abo babwiriza butumwa n'imitima yabo itahindutse, ntibanashyize ibintu byose kuri gahunda, bityo rero barabura mwuka wera w'Imana. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Haranditse ngo bagomba gushyira mu bikorwa ukuri bizera kugira ngo babere urugero rwiza abatuye isi rw'ukuri kwahinduye imitima y'abantu. None icyo Imana ibwira imiryango y'ivugabutumwa ni iki? Ushobora kuvuga ko yizera ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko niba umuryango wawe utari kuri gahunda kandi umutima wawe utarahindutse by'ukuri, ibyo ubwiriza nta mumaro bizagira. Ibyiza ahubwo ni uko wabireka ukabanza ugashaka mwuka wera. Aho kubwiriza utarahinduwe n'ukuri ubwiriza, wabanza ugahindurwa nako ukabona gukomeza. Hakenewe ububyutse n'ivugurura. Mu gihe Imana ikivugana natwe, tujye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5. Mbabwiye ko tugiye he? Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 5. Bibiliya itubwira yuko abahabwa mwuka wera ari abumvira. Look at verse 32 of Acts chapter 5. Murebe ku murongo wa 32 wo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5. Haranditse ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Rya jambo riragarutse guhamya. Haranditse ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye bande abayumvira. But praise God in the last days. Dushimira Imana yuko muri iyi minsi y'imperuka ubwoko bwayo bwasigaye bwizerwa bugomba kwakira ubutumwa bwiza bw'iteka ryose kandi bakera imbuto zihwanye n'ukuri bakiriye ndetse bakabatizwa n'umwuka wera, kandi ubwo nibwo imperuka izahera kwize. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Ninde wifuza gutebutsa kugaruka kwa Yesu Kristo? Mujye mu Byahishuwe mu gice cya 18. Mbabwiye ko tugiye he? Let's treat this message as if it were the last and final message. Mureke dufate buno butumwa nkaho ari bwo butumwa bwa nyuma duhawe, kubera ko urupfu rushobora kuza isaha iyo ari yo yose, n'ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gutangazwa vuba, n'irangira ry'imbabazi riri bugufi. Mu Byahishuwe igice cya 18 murebe icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 1. Mbese mwahageze? Haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite iki? Ntabwo nabumvise mwese. Having great power, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. And who gives us power? Mbese ninde uduha imbaraga? Dukurikije Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 8, ninde uduha imbaraga? The Holy Spirit of God. Ni mwuka wera w'Imana. Aha rero dushobora kubona ko ubwoko bw'Imana bwizerwa bwasigaye buzahabwa mu by'ukuri imbaraga. And not small power. Kandi ntabwo handitse ngo imbaraga nkeya, ahubwo ni imbaraga nyinshi cyangwa se ubutware bukomeye. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Kuri uwo murongo wa 2 w'Ibyahishuwe 18, ubutumwa bwa marayika wa 2 bwongera gusubirwamo nk'uko buri mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8. Ariko bakundwa, hari ikihutirwa muri ubwo butumwa. Kubera ko tugomba kwakira ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ndetse no kubatizwa n'umwuka wera, tugahinduka by'ukuri mu mitima yacu mbere y'uko ibyago 7 bisukwa. Ngo mbere y'iki? Ni murebe ku murongo wa 4. Nuko irindi jwi rivugira mu ijuru riti, Come out of her, my people. Ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya nabo ku byaha byawo, mwe no guhabwa kuki? Mwe no guhabwa ku byago byawo. Ni ikihe gikorwa kizana ibyago 7 by'imperuka? Ni ikihe gikorwa kiba mu isi kibanziriza ibyago 7 by'imperuka? Ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo ni ubutumwa bwa marayika wa 3 buri mu Byahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza kwa 10. Buri no mu Byahishuwe 15 umurongo wa 1. None turi bugufi bingana iki ngo ikimenyetso cy'inyamaswa gitangazwe? Twagiye tubona ibihamya byinshi bitandukanye bigaragaza neza ko ikimenyetso cy'inyamaswa kiri bugufi. Kandi igihe ikimenyetso cy'inyamaswa kizatangira guhatirwa abantu, hazakurikiraho ibyago 7 by'imperuka. Ndetse n'iki tugomba kwakira mbere y'uko ibyo byombi bibaho? Ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose no kubatizwa na mwuka wera. Ibi ndabyifuza. Mbese wowe urabyifuza?
But my friends, time is of the essence. Ariko nshuti zanjye, igihe tubayemo ni ingenzi ku buryo ubu butumwa tutagomba kubwumva nk'ubundi butumwa bwose busanzwe. Ushobora kuba uri kuvugira mu mutima wawe uti, bwiriza gutyo cyane, ubwo butumwa bugenewe umugabo wanjye, kandi bwiriza gutyo cyane, ubwo butumwa bugenewe umufasha wanjye, ariko ni wowe ubwawe bugenewe. Ibyo birasobanutse neza. Nshuti zanjye, tujyane muri Yobu igice cya 36, kuko ubu tugiye kureba ikimenyetso cyo mu byaremwe kigereranywa na Mwuka Wera. Uretse umuriro, ni ikihe kindi kimenyetso cyo mu byaremwe kigereranywa na Mwuka Wera? Ni imvura. Musome muri Yobu 36 ku murongo wa 27. Ni umugambi wa Satani yuko kugaruka kwa Yesu kutatebuka. Umugambi Satani afite ni uwuhe? Nuko Yesu Kristo atagaruka. Kandi umugambi wa Satani dufiteho nuko tutakwakira ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, kandi ko tutahindurwa nabwo. Mu gihe Bibiliya ivuga ko ari twabategereza kandi tugatebutsa umunsi wo kuza kwa Yesu. Satani agambiriye kutubuza kwakira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba kugira ngo atinze kugaruka kwa Yesu Kristo. Niba tumaze kumenya neza umugambi wa Satani uwo ari wo, mureke noneho tuwurwanye tumara amaje mu mbaraga z'Imana. Muri Yobu 36 murebe icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 27. Bibiliya iravuga ngo, kuko izamura amazi akaba igicu kigahinduka imvura itonyanga. Mbese amazi agereranyijwe n'iki? N'imvura. Mujye no muri Yesaya igice cya 44. Babwiye ko ari muri Yesaya igice cya kangahe? Yesaya igice cya 44. Turi kureba umugambi wa Satani. Arifuza ko tutakwakira Mwuka Wera, bityo tukaba tudashobora guhamya ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Kandi ibyo bituma yibwira ko byatuma Kristo atagaruka. Arifuza ko tutabatizwa na Mwuka Wera mu mvura y'umuhindo n'iy'itumba. Tujye muri Yesaya igice cya 44, murebe icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 3. Bibiliya avuga yuko imvura imanuka iva mu ijuru igereranywa na Mwuka Wera w'Imana. Ni umugambi wa Satani kubuza imvura kugwa, kuko Satani abizi neza ko kwiga ibyigisho bisanzwe bya Bibiliya mu buryo bw'amagambo no kubwiriza ubutumwa bwa marayika batatu nk'akamenyero ntibishobora gutuma imperuka iza, keretse gusa ababwiriza kandi bizera ubwo butumwa barabatijwe by'ukuri na Mwuka Wera. Kandi ababatizwa na Mwuka Wera ni abumvira amategeko 10 y'Imana. Niba bisobanutse neza muvuge ngo amen. Satani rero ntiyifuza ko ibyo bibaho. Mureke tuburizemo uwo mugambi wa Satani. Mbese birashoboka dufashijwe n'Imana, kandi inshuti zanjye, Satani yagiye agera ku ntego mu bihe byashize. Yagiye abuza ubwoko bw'Imana kwakira Mwuka Wera. Ushobora kumbwira uti ibyo bihamye? Yego, ngiye kubihamya. Kubera ko kuva Bibiliya ivuga ko Satani yagiye ashobora kubuza ubwoko bw'Imana bwose, ndetse n'ishyanga ryose, ndetse ubu twavuga ngo n'itorero ryose, n'abizera hafi ya bose babarirwaga mu bihumbi n'ibihumbi, akababuza kwakira Mwuka Wera, kandi bigashoboka, ndetse bigashoboka abo bantu banafite inyandiko zera. Kuba Satani yarabishoboye mu bihe bya kera, ni iki kikubwira ko atanabishobora muri uyu mwaka? Go to 1 Kings chapter 17 with me. Tujyane mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 17. Mbabwiye ko tugiye he? Mwebwe mwese, mwe gukomeza gupfusha ubusigiye cyanyu mu bitagira umumaro. Mwe gukomeza kwibanda ku bitari ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bw'ukuri. Don't play with your salvation. Mwe gukomeza gukina n'agakiza kanyu, nimurangiza ngo muze muvuge muti, mumfashe gusengera abana banjye. Muti ndabona bakomeje kwivanga n'ab'isi. Ubusabe nk'ubwo ukabutanga, uri umwe mu bagize uruhare rwo kubegurira Satani. 1 Kings chapter 17. Tugiye mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 17. Bibiliya iravuga ku murongo wa 1 ngo, bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Iyo yari imyaka 3 n'igice. Mbese hari imvura cyangwa ikime cyaguye muri iryo shyanga ryari rigizwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi muri icyo gihe cy'imyaka 3 n'igice? Oya, nta byaguye. Ni ukubera iki? Ni uko ubwo bwoko bwari buri mu buhakanyi. Tujyane mu gutegeka kwa 2 igice cya 11. Bibiliya itubwira ko ibyabayeho mu gihe cya Eliya bigomba kongera kwisubiramo mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Tubayeho muri icyo gihe, ndetse Satani yashoboye gutuma ubwoko bw'Imana bujya mu buhakanyi mu gihe cya kera cya Eliya, maze atuma babura imvura y'itumba mu gihe cy'imyaka 3 n'igice, babura n'iy'umuhindo, babura Mwuka Wera muri rusange.
Muratekereza Satani adashobora gukora ibisa n'ibyo nanone muri kino gihe? You see, friends, we come to church and think, Nshuti zanjye, dukunze kuza tukibwira yuko kuba tuza tukumva ubutumwa bwa marayika batatu ibyo bizatuma imperuka ibaho, ariko ntabwo ari uko bimeze. Tugomba kubatizwa imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba ngo duhabwe Mwuka Wera ku rugero rushyitse. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 murebe icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 13. Niba wumvira Imana, haranditse ngo, nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, nzabavubira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. But look at verse 16 now. Murebe ku murongo wa 16, haranditse ngo, ariko mwirinde imitima yanyu itoshywa mugateshuka, mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka akaziba ijuru, akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. None niki cyatumye ishyanga ryose ridahabwa imvura y'umuhindo n'iy'itumba? Nuko bari barimo kuramya kw'ikinyoma. Nta mvura bashobora kubona. Mbese bimeze bite mu ngo nyinshi? Watch this. Even homes of ministers. Ndetse no mu ngo z'ababwirizabutumwa, no mu ngo z'abakuru b'amatorero, no mu ngo z'abadiyakoni, no mu ngo z'abayobozi b'urubyiruko, n'ahandi henshi. Ikiri kuhaba ni iki? Ni ukuramya kw'ikinyoma. Ni imiziki y'ab'isi, n'imibereho nk'iy'ab'isi, no kureba amashusho y'ab'isi. Nyamara abo bayobozi n'ababwirizabutumwa n'abadiyakoni n'abandi batandukanye bakavuga ko bari kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ariko ntibashobora gutebutsa kuza kwa Yesu kubw'uwo murimo bakora, kubera ko batabatijwe n'imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. My friends, it's preparation time. Nshuti zanjye, kino ni igihe cyo kwitegura. Ni igihe cyo kwitegura imperuka by'ukuri. Ni igihe cy'ububyutse bw'ukuri. It's reformation time. Kandi ni igihe cy'ubugorozi bw'ukuri. Ni igihe cyo kwihana by'ukuri. My friends, it's time to receive the Holy Ghost. Nshuti zanjye, kino ni igihe cyo kwakira imbaraga ya Mwuka Wera. Kandi tugomba kwakira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba mbere y'umusaruro uheruka, ngo mbere y'ikihe gikorwa gikomeye. Mujye muri Yeremiya igice cya 5. Tugiye muri Yeremiya mu gice cya 5, kandi tugomba guhinduka mu mutima. Ndibuka umwana wanjye avuga gutyo mu gihe yari akiri mutoya cyane, ko tugomba guhinduka mu mutima. Bibiliya iravuga ngo, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Yeremiya mu gice cya 5. Umugambi wacu ni uko buri muryango wose wagendera kuri gahunda y'Imana. Twifuza ko abagabo bataba abayobozi b'urugo gusa, ahubwo ko bagomba no kuba abatambyi b'ibyamwuka b'umuryango, kugira ngo n'ababyeyi b'abamama bose bategurire abana babo guhagarara badatsinzwe muri iyi minsi y'imperuka. Iyo niyo ntego dufite, kubera ko muri Malaki igice cya 4 ku murongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo, dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka utaraza. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana na ba se n'iya ba se ku bana babo, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Tugomba kwitegura umunsi w'imperuka. Yeremiya mu gice cya 5, ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 24 ngo, ntibarushya bibwira mu mitima yabo bati, reka twubahe Uwiteka Imana yacu, iduha imvura y'umuhindo n'iy'itumba mu gihe cyayo, niyo idukomereza iminsi yashyiriweho igihe cyo gusarura. None ni iki tugomba kwakira kugira ngo tube twiteguye igihe cy'umusaruro? Nimumbwire. Icyo tugomba kwakira ni imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Ndetse n'ikihe gikorwa kibanziriza umusaruro uheruka? Ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni ayahe magambo ahamya ibyo? Ni mu Byahishuwe mu gice cya 14 ku murongo wa 9 kugeza kwa 10, no ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Umusaruro w'isi uboneka nyuma y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa cyamaze guhatirwa abantu, buri wese agahitamo uruhande aherera mu by'iteka. Kandi ubwo cyenda gutangazwa no guhatirwa abantu bose, bivuze ko turi mu gihe cyo kwakira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Ariko Bibiliya iravuga ngo, ku bakomeza kugundira ibyaha by'ubushake ntabwo bazakira imvura ariyo Mwuka Wera. Nimurebe ku murongo wa 25, haranditse ngo, ibicumuro byanyu nibyo byakuyeho ibyo bintu, mu yandi magambo nibyo byabujije Mwuka Wera gusukwa. Hano handitse ibicumuro, ntabwo ari ibyaha umuntu akora atazi, ahubwo ni ibyaha by'ibyitumano. Ni ikintu uzi yuko ari kibi ariko ugakomeza ukagikora.
have turned Kuri uwo murongo wa 25 haranditse ngo ibicumuro byanyu nibyo byakuyeho ibyo bintu kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza. And what are the good things in verse 25? Mbese bino bintu byiza biri ku murongo wa 25 ibyo twimishijwe n'ibyaha byacu ni ibiki? Ibyo bintu ni ibihe? Ku murongo wa 24 habivuze neza ko ari imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. None ubwo ni iki tugomba kunesha tubifashijwemo n'Imana kugira ngo tubatizwe n'Umwuka Wera? Come on, talk to me. We must get victory over sin, over transgression, over iniquities. Tugomba kunesha ibicumuro n'ibyaha no gukiranirwa tubifashijwemo n'imbaraga y'Imana. Kandi inshuti zanjye Bibiliya ivuga muri Yeremiya igice cya 5 ko bino bigomba gukorwa mbere yo kugaruka kwa Yesu. How close will be? Mbese Yesu Kristo ari bugufi bingana iki? The former rain. Naba narakiriye imvura y'umuhindo, The former rain. cyangwa se waba warakiriye imvura y'umuhindo, ndetse twaba turi kwakira imvura y'itumba? I want both. Njye ndifuza byombi. Mbese nawe urifuza byombi? Uzamura ikiganza niba wifuza byombi. Mbese menya gute kandi nawe umenya gute ko waba uri kwakira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba? Ibyo tubimenya dute? Kubera ko tutayifite imperuka ntiyaza. Imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba nibyo bitubashisha gutebutsa kugaruka kwa Yesu. Kubera ko nk'uko tubibwiriza, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ari bwo butumwa bwa marayika batatu, ntabwo ari ubutumwa bushingiye mu magambo gusa, ahubwo ni ubutumwa bushingiye ku gushyira ibintu mu bikorwa no guhindurwa nabwo by'ukuri, tukagira inararibonye yabwo y'ibyamwuka. Nitwe Kristo agomba gukoreramo ngo yereke ab'isi ko icyaha kidafite ububasha ku muntu, ndetse n'uko wakiriye imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba ashobora kunesha icyaha. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. How do we know if we receive from the former rain? Ni gute tumenye yuko twakiriye imvura y'umuhindo? Bibiliya iravuga ngo uzamenya ko wakiriye imvura y'umuhindo niba uri gukurira mu buntu bw'Imana buri munsi. Imvura y'umuhindo itangwa ku kuvuka bwa kabiri, kandi uko tugenda dukurira mu buntu bwa Kristo, tunesha icyaha kimwe tukanesha ikindi cyaha ku bw'ubuntu bwe, tukanesha n'ikindi cya gatatu, tukanesha kumva no kureba imiziki y'ab'isi, tukanesha kwambara imyambaro nk'iy'ab'isi, imyambaro imeze nk'iy'abamaraya n'iyindi idahesha Imana icyubahiro. Tujye muri Hoseya mu gice cya 14 turebe ikihanditse. Let's treat this message Mureke dufate buno ubutumwa nk'aho ari bwo butumwa bwa nyuma duhawe. Tugiye muri Hoseya mu gice cya 14 Look at verse 4. ku murongo wa 4 haranditse ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo. Ndetse ntarakomeza, ndifuza ko twumva ko Imana ariye kutubwira aya magambo. Haranditse ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo. Ubwo Imana irifuza kugukiza gusubira inyuma kwawe. I will heal their backsliding. Haravuga ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo, nzabakunda urukundo rutagabanije kuko uburakari nawe umukuyeho. Ku murongo ukurikira haravuga ngo nzamerera Isirayeli nk'ikime, azakura nk'ururabyo. Imvura y'umuhindo twagereranya n'ikime kivugwa hano idukuriza mu buntu bw'Imana. None abari hano nimunsubize. Mbese kino kime kigereranywa n'imvura y'umuhindo cyangwa imvura y'itumba? On my right hand side, Abari iburyo bwanjye namwe nimunsubize. Ikime kigereranya imvura y'umuhindo cyangwa n'imvura y'itumba? the former rain. Ni imvura y'umuhindo. Ikime cyangwa se imvura nkeya nicyo kibanziriza imvura nyinshi. Kandi ku murongo wa 5 Bibiliya iravuze ngo abakira kino kime cyangwa se imvura y'umuhindo bazakura nk'ururabyo. What does it mean to grow? Mbese bisobanuye iki gukura? Ibaze kubwira umuntu ngo uzamenya ko wakiriye imvura y'umuhindo niba uri gukurira mu buntu bw'Imana. How do I know if I'm growing? Ni gute menya yuko ndi gukura? Mbese no kwipima uburebure mfite? Ni gute menya yuko ndi gukura mu bya mwuka? Mbese nuko ngenda mba muremure? What does it mean we're growing spiritually? Ikikwereka ko ukurira mu buntu bw'Imana ni iki? Ni ukunesha icyaha buri munsi. Mbese niko Bibiliya yigisha? Yego cyane. Nimurebe ku murongo wa 8 uwo muri Hoseya mu gice cya 14 haranditse ngo Efurayimu azavuga ati, ahanditse Efurayimu hashyira izina ryawe, nanjye igiye kwashyira Anduru, n'undi wese ahashyira izina rye. Ephraim shall say, what? Haranditse ngo Efurayimu azavuga ati, ndacyahuriye he n'ibigirwamana kandi? None ubwo niki kitwereka ko turi gukurira mu buntu bw'ibyamwuka buri munsi? Ni uko tureka ibigirwamana byo mu mibereho yacu, ari ibyo bintu tugira nyambere mu isi bikatubuza kubana n'Imana. Mbese turi gukurira mu buntu. None waba uri kwakira imvura y'umuhindo aricyo kime kiva ku Mana, kugira ngo ushobore kwakira imvura y'itumba tugomba gukurira mu buntu bw'Imana. We must what? Ngo tugomba kugenza dute? Gukurira mu buntu bw'Imana. Mumfashe dusubiremo aya magambo. Mwami, umpe kureka ibigirwamana byo mu mibereho yanjye, maze nkurire mu buntu bwawe. Uvuga uti Mwami, umpe kureka ibyaha byo mu mibereho yanjye,
ngo nkurire mu buntu bwawe. Tugiye kureba ku murongo ubanziriza uriya twasomaga. Ni gute dukurira mu buntu? Ngiye kugenda buhoro kuko nifuza kwigisha ino ngingo kugira ngo irusheho kumvikana neza. Tumaze gusoma ko ari iki kigomba kuba ku bigirwamana byo mu mibereho yacu. Mbese ikigirwamana ubundi ni iki? Ikigirwamana ni ikintu cyose ushyira imbere y'Imana cyangwa se icyo ushyira mu mwanya w'Imana mu buzima bwawe. Ni ikintu y'igihe cyawe kinini kuruta icy'Imana mu buzima bwawe. Ni umuntu w'umwanya munini cyangwa se witaho cyane kuruta Yesu Kristo. Icyo ni ikigirwamana ufite. Mbese umara umwanya ungana iki kuri telefoni kuruta uwo umara wiga ibyanditswe byera? Umara umwanya ungana iki wibereye muri gahunda z'iby'isi ugereranyije n'umwanya umara wisuzuma, wiga ibyanditswe byera, ugira n'amasengesho yo mu rwiherero, unaganira na Yesu Kristo mu mushyikirano bwite? Mbese amashuri wiga cyangwa se akazi ukora ntikakubereye ikigirwamana? Uwifuzwa ibihe byose paje 635 haravuga ngo igihe abanyeshuri bazaba bahugiye mu gushaka ubumenyi bw'ikindi kintu cyose badashaka ubumenyi bwa Bibiliya, nibwo irangira ry'imbabazi rizabatungura nk'umujura. Mbese ayo magambo arasobanutse neza? Ndibwira yuko asobanutse. Ku murongo wa 7 niho tugiye gusoma. Mbese ni gute twakurira mu buntu bw'Imana? Ngiye kuvuga aya magambo buhoro kuko ari amagambo tugomba gushyira mu bikorwa. Ni gute tumenye yuko turi gukura mu bya mwuka? Kandi ni gute dukura mu bya mwuka? Tugomba kumenya ko tugomba kunesha icyaha. Kuri uwo murongo haranditse ngo ababa mu gicucu cye bazagaruka, bazashibuka nk'ingano, batohe nk'umuzabibu, bakure. None inshuti zanjye, mbese tugomba kuba turi he kugira ngo twakire ububyutse? Kandi tugomba kuba turi he kugira ngo dukure? Nimumbwire ngo tugomba kuba turi he? Tugomba kuba turi munsi y'igicucu cye. Ni gute tugomba kujya mu gicucu cy'Imana? Nimumbwire. Mbese icyo gicucu kiri he? Ni Yesu Kristo tubana nawe binyuze mu masengesho yo mu rwiherero. Zaburi ya 91 umurongo wa 1 haravuga ngo uba mu rwihisho rw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye ngenza nti niringira. Ubwihisho bw'Isumba byose nicyo gicucu cy'Ishobora byose. Ningira isengesho ryo mu rwiherero rero nzaba ndi gushaka kuba mu bwihisho bwe. Ubwo bwihisho bw'Isumba byose ubwo ni he? Abari ibumoso nimunsubize. Ku gisubizo mutanze mwongereye ibyanditswe byera. Matayo igice cya 6 umurongo wa 6 na Matayo igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 n'uwa 18. Urwihisho rw'Isumba byose urujyamo mu isengesho ryo mu rwiherero igihe ugiye gusenga amasengesho avuye ku mutima, ugasaba Imana ibyo usaba byose mwiherereye. Kandi Imana ireba amasengesho yawe yo mu rwiherero izagusubiriza ku mugaragaro. Ni ukwiyiriza ubusa no gusenga hagati yawe n'Imana, kandi aho ni mu rwihisho rw'Isumba byose. Ndetse kuba mu rwihisho rw'Isumba byose bituma duhama mu gicucu cy'Ishobora byose. Uko niko wakira ivugurura ndetse ugakurira mu buntu bw'Imana. Mbafitiye ibindi byo kubabwira. Mugere ku murongo wa 1. Iki ni igihe cyo kwiga. Iyo duhuriye hano dusenga, tuba twifuza ko ibyo twiga bijya no mu bikorwa. Mbese ibyo birasobanutse neza? Mugere ku murongo wa 1. None iyo tugeze aho dusenga twiherereye, mbese tugomba gusenga dute? Nimusome ku murongo wa 1. Tugomba gusenga dukurikije uko ibyanditswe byera bivuga, dusenga Imana, twishyuza Imana amasezerano. Mbese biri muri Bibiliya. Hoseya mu gice cya 14 ku murongo wa 1, ahandi ni ku murongo wa 2 haranditse ngo Isiraheli we, garukira Uwiteka Imana yawe kuko wagushijwe n'igicumuro cyawe. Mujyana amagambo. Mbese ngo mujyane iki? Mujyana amagambo, mugarukire Uwiteka mumubwire muti udukureho gukiranirwa kose, utwakirane neza, maze tugutambire ishimwe ry'iminwa yacu. Ugomba gusenga nk'uko biri mu byanditswe byera, kandi niba bisobanutse muvuge ngo amen. Ino niyo mpamvu tubwirwa mu gitabo Ubutumwa ku basore kuri paje 131 ngo nabonye uko ubu buntu bushobora kwakirwa. Ujye mu cyumba cyawe wiherereye, kandi aho ngaho uri wenyine winginga Imana, uyibwire uti undeme mu mutima wera, Mana ungaruremo umwuka mushya ugutunganiye. Usenge nta buryarya kandi ukomeje, nka Yakobo ukirane n'Imana mu isengesho,
kandi ntuva usengera wiherereye utarumva ko ukomeye mu Mana. Ube maso kandi usenge, kuko kuzakomeza kuba maso no gusenga uzaba uri kurwanya ibyiyumviro by'umubi, ubwo nibwo ubuntu bw'Imana buzakorera muri wowe. Ariko mwibuke yuko tumenya ukuri mu buryo buzima igihe tugushyira mu bikorwa. Ndetse ukuri ntabwo gushobora kuba ukuri ku batagenza bate, ku batagushyira mu bikorwa. None uragushyira mu bikorwa? Will you practice it? Mbese witeguye gushyira ukuri mu bikorwa? Mbese ugiye gushyira ukuri mu bikorwa? Tugere ku murongo ukurikiraho. Turacyari muri Hoseya mu gice cya 14. Haranditse ngo, mujyane amagambo mugarukire Uwiteka mumubwire muti, musubiremo aya magambo, Mwami, unkureho gukiranirwa kose, unyakirane ineza yawe. That's the experience. Iyo niyo nararibonye tugomba kugira. Uko niko kurira mu buntu bw'Imana, kandi uko niko twakira ububyutse n'ubugorozi. Go to Job 38. Tujye muri Yobu mu gice cya 38. None imvura y'umuhindo nanone ni iki? Ni ugukura mu buryo bwa mwuka. Niba bisobanutse muvuge ngo amen. Tugomba kwakira imvura y'umuhindo. Murebe icyo Bibiliya ivuga muri Yobu igice cya 38, duhereye ku murongo wa 26. Bibiliya iravuga ngo, ngiye kubaza kino kibazo kandi ndabinginze munsubize, abari iburyo n'abari ibumoso bwanjye, n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ngiye gusoma aya magambo, nimurangiza mumbwire ubwoko bw'imvura ivugwa hano iyo ari yo, niba ari imvura y'umuhindo cyangwa imvura y'itumba ivugwa muri aya masomo. Nimubikora ndabaha impano. Mbese murayiteguye? Ninde wifuza impano uyu munsi? Zamura ikiganza. Mwazamuye ikiganza nubwo mutazi ikiri mu mpano. So you trust me. Ubwo rero mwanyizeye, ariko ntimukiringire abantu, ntimukiringire umuntu. Murebe ku murongo wa 26. Haranditse ngo, kugira ngo avubire imvura igihugu kitarimo umuntu, mu butayu budaturwa, kandi ahaze ahadatuwe harimo ubusa, ngo ahameze ubwatsi butoshye. Which rain? Well, may I ask the question? Mbese nababaza kino kibazo, ni iyihe mvura itera imbuto guturuka mu butaka zikamera? Ni imvura y'umuhindo cyangwa n'imvura y'itumba? Abari iburyo bwanjye nimunsubize, ni ubuhe bwoko bw'imvura? Bavuze iy'umuhindo. Abari ibumoso ni iyihe mvura? Ni iy'umuhindo cyangwa iy'itumba? Kuki mwese mwasubije iy'umuhindo? Mbese hari umuntu usarura uruyange? Iyo umumero utangiye kumera, iba ari intambwe ya mbere yo gukura. Ni intambwe ya mbere yo gukura. Ariko nta wasarura ibitarera imbuto. Noneho murebe ku murongo wa 28. Mbese ino mvura ituma imbuto zimera yitwa ngo iki? Mbese hano bayise ikime cyangwa bayise imvura y'amahindu? Murebe ku murongo wa 28. Haranditse ngo, mbese imvura igira se? Cyangwa se ninde wabyaye ibitonyanga by'ikime? Bino bisobanuye ko ikime cyangwa se imvura y'umuhindo ishushanya gukura mu bya mwuka. Mumbwire niba bisobanutse. Turi kongera kwiga ibi nanone, kandi tukibutsa ukuri kw'iki gihe. Ndetse uyu munsi ndifuza kubasangiza inararibonye ya Yakobo, kandi inararibonye ya Yakobo twayigereranya n'imvura y'umuhindo. Ngo ni inararibonye yandi igereranya imvura y'umuhindo? Ni inararibonye ya Yakobo. Mbese niki cyateye Yakobo kunyura muri biriya yanyuzemo? Ni ayahe makuba yari yegereje yatumye Yakobo agira inararibonye nzima y'ibya mwuka no guhinduka k'ukuri? Amakuba yari yegereje ni itegeko ry'urupfu, kuko cyari ikibazo cyo gupfa cyangwa ubugingo. Mbese urupfu rushobora kuza isaha iyo ari yo yose? Yego. None tugomba kugira inararibonye nk'iyandi. Ni inararibonye nk'iya Yakobo duhereye ku kwakira imvura y'umuhindo. Mbese birasobanutse neza? Tujye muri Yesaya igice cya 44. Mbabwiye ko tugiye hehe? Yesaya igice cya 44. Mureke dufateho n'ubutumwa nk'ahari bwo bwa nyuma. Yesaya igice cya 44 ku murongo wa 3 haranditse ngo, uwishwe n'inyota nzamusukaho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubuto rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Murebe ku murongo wa 4 haranditse ngo, bazamera. Mbese buno bwoko bw'imvura ni ubuhe? Ni iy'umuhindo cyangwa iy'itumba? Ni imvura y'umuhindo, kuko ubu noneho imbuto ziri kumera. Ntabwo zari zitegura igihe cy'isarura, ariko ziri kumera. Kandi imvura y'itumba iboneka mu gihe cy'umusaruro.
Look at verse number 5. murebe ku murongo wa 5 hari icyanditse, ni gute tumenye yuko twatewe, ni gute kandi tumenye yuko turi gukura. Mbese inshuti zanjye, mwari muzi yuko urubuto ubwarwo rudashobora kwera izindi mbuto? Urubuto ubwarwo rwonyine ntirushobora kwera izindi mbuto. Ni icyo urubuto rugomba kwakira? Ni amazi. Urubuto rugomba kubona imvura ngo rukure. None ubwo kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bw'amagambo gusa bishobora gutuma abantu bakura mu bya mwuka. Mbese kwigisha nk'uko bisanzwe kandi bimenyerewe, nubwo twaba tubwiriza ubutumwa bwa marayika batatu, nibyo ubwabyo byahindura abanyabyaha? Ibyo bigereranye gusa no gutera urubuto. Nyuma y'uko urubuto rutewe haba hakenewe iki? Mbese urutera nawe akeneye iki? Umubwirizabutumwa akeneye iki? Abakora umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi bakeneye iki? Abakuru b'amatorero bakeneye iki? Abadiyakoni bakeneye iki? Mbese umugabo n'umugore bakeneye iki? Ababwiriza bakoresheje inyandiko bakeneye kwakira iki? Oh, my friends, we must receive rain. Twese tugomba kwakira imvura. Father in heaven, Data uri mu ijuru, ukomeze utwungure ubwenge bwawe. Buri wese turebe ku murongo wa 5. I'm going to slow it down right here. Ubu ngiye kugenda gakeya hano. Ndifuza ko twese tubisobanukirwa. Ni iki kitugaragariza yuko turi gukura? Kuri uwo murongo haranditse ngo, One shall say, I am the Lord's. umwe azavuga ati ndi uw'Uwiteka, Another shall call himself by the name of. undi aziyita izina rya Yakobo, Another shall subscribe with his hand on. undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari uw'Uwiteka, yihimba izina rya Isirayeli. When a woman takes the surname, Mbese iyo umugore afashe izina ry'umugabo biba bisobanuye iki? they are married. Baba barashyingiwe. And when you are married, Kandi iyo abantu bashyingiwe bigenda bite? Babiri bahinduka umwe. one. So what is the None imvura y'umuhindo igambiriye iki? Lord, Ibi tubyumve buhoro buhoro kugira ngo tubisobanukirwe. what is the former Imvura y'umuhindo experience? igambiriye iki? You become one with Christ. Ni ukugira ngo duhinduke umwe muri Kristo, nk'uko bigenda ku isano y'abashyingiranywe. Ndetse byagendaga bite mu munsi w'impongano? Muri uwo munsi bose babaga bahuje umutima, bari umwe. None ni iki kidutandukanya na Yesu Kristo? Ni icyaha. None ubwo imvura y'umuhindo igambiriye iki? Ni ukugira ngo duhinduke umwe na Kristo. Mbese birasobanutse neza. Kandi izina rivugwa ku murongo wa 5 ni iryande? Izina twasomye ku murongo wa 5 ni iryande? Ni inararibonye yande twahasomye. Mbese uyu munsi uhisemo kuba umwe na Kristo? Mbese uyu munsi uhisemo kwitandukanya n'icyaha na Satani? Niba ariko bimeze uvuge ngo amen. Uvuge ngo amen niba aricyo cyifuzo cyawe. None inararibonye ya Yakobo ni iyihe? Kubera ko ibyo Yakobo yanyuzemo bimeze nk'imvura y'umuhindo. Did Jacob confess his sin? Mbese Yakobo yatuye icyaha cye? Yego. Mbese Kristo yamubajije ngo iki? Yaramubajije ngo izina ryawe ninde? Yakobo asubiza ngo iki? Ati nitwa Yakobo. Nuko Imana imusubiza ngo iki? Iramusubiza ngo ntuzongera kwitwa Yakobo, ahubwo uzitwa Isiraheli. Wazitwa ndi? Isirayeli. Ndetse n'ayo magambo twasomye muri Yesaya 44 ku murongo wa 5 haranditse ngo umwe aziyita Isirayeli. Kuva ku kuba Yakobo ukaba Isirayeli. Yesaya 44 umurongo wa 3 kugeza kwa 5 tubona uguhinduka kuva kuri Yakobo kujya kuri Isirayeli. Mbese ukuntu guhinduka kw'izina? Kandi izina rishushanya iki mu byanditswe byera? Rishushanya imico. Imvura y'umuhindo rero igambiriye guhindura imico yacu. Imvura y'umuhindo ni uguhinduka kw'imico yacu. Kandi n'inararibonye ituma tunesha icyaha, tukava ku kuba Yakobo tukaba Isirayeli. Ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli. Imana iramubwira iti uhawe imbaraga nk'iz'igikomangoma, kandi n'imbaraga z'Imana. None icyo Yakobo yakiriye ni iki? Ni imbaraga. Ndetse n'indi uduha imbaraga dushingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Nizere ko mwabyumvise kare kandi mukibyibuka. Duhabwa imbaraga nande? Ukurikije ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8 ni Mwuka Wera. None Yakobo yakiriye iki? Nk'uko biri mu Itangiriro igice cya 32, yakiriye gusukwa kwa Mwuka Wera
ahabwa imvura y'umuhindo. If that's clear, say amen. Niba bisobanutse uvuge ngo amen. Ndetse Yakobo yahise avuga ngo iki? Yaravuze ngo mbonye Imana amaso ku maso kandi sinapfa. Ibi bisobanura yuko imico ye yari yahindutse. Yari yavuye mu kuba umunyabyaha, yahindutse umukiranutsi. Kuko Bibiliya ivuga muri Matayo igice cya 5:8 ngo Blessed are the pure in heart, for they hahirwa ababoneye mu mitima, kuko ari bo bazabona Imana. So what was Jacob's experience? None inararibonye ya Yakobo yari iyihe? Yakobo yabonye ukubonera, ariko gukiranuka kw'Imana ariyo mvura y'umuhindo. Iki ni ikibazo cy'urupfu cyangwa ubugingo. Ndetse n'iki Yakobo yumvaga ko kigiye kuza? Danger. Ni akaga. And in the last days, kandi muri ino minsi y'imperuka, ni ubuhe butumwa bugomba guhabwa isi yose kugira ngo imenye akaga kagiye kubaho? Ni ubutumwa bw'ubugingo cyangwa urupfu. Mbese ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ari bwo butumwa bwa marayika batatu busoza buvuga ngo iki? Buravuga ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwe. Icyo ni ikibazo cy'urupfu cyangwa ubugingo, ni icyo gupfa cyangwa gukira. Mbese Yakobo yumva ko amakuba agiye kuza, maze Yakobo ntabone ubukene bwe, maze ngo bimutere gushaka umugisha w'Imana, yari kurokoka? Oya. Mbese Yakobo atabona uko akaga yari arimo kari gakomeye ngo ashaka uburyo bwo kukarokoka, mbese ari guhabwa imbaraga? Oya. Izina rye ntiba ryarahindutse, n'imico ye ntiba yarahindutse. None Abadivantisite b'umunsi wa karindwi duhora twumva iki? Duhora twumva ko akaga kagiye kuza. Mbese ibyo bituma tubona ubukene bwacu n'uburyo tugomba kubonamo uburinzi bw'Imana. Mbese dusenga dusaba Imana ngo iduhe imbaraga, ariyo mvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Nibyo kumenya ko akaga kegereje, ariko ikirenze ibyo ni ugushaka imbaraga zivuye ku Mana. Ibi mbivuze mu buryo bworoheje kugira ngo twese tubashe kubyumva. How long did Jacob spend in prayer? Mbese Yakobo yamaze igihe kingana iki ari gusenga? Yakobo yamaze igihe kingana iki ari gusenga? Yakobo yamaze ijoro ryose asenga ashyizeho umwete kandi akirana n'Imana. And the all-night prayer meeting, ndetse amasengesho y'ijoro ryose ni bumwe mu buryo bubasha gutuma duhabwa imbaraga y'Imana. Mbese murabibona hano? Kugirana umushyikirano n'Imana bigizwe n'izi ntambwe, muzandike. Iya mbere, gufata amasomo y'ibyanditswe byera mu mutwe. Intambwe ya kabiri ni ugusenga byibuze inshuro 3 ku munsi. Intambwe ya gatatu ni ukwiyiriza ubusa no gusenga. Intambwe ya kane ni ukugira amasengesho amara ijoro ryose. Intambwe ya gatanu ni ukwezi Isabato mu buryo bw'ukuri. Izo ni intambwe 5 zo kuvugurura umushyikirano n'Imana, kandi zizakugeza ku ivugurura n'ubugorozi bw'ukuri, zigutegurira guhabwa imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Uko dukomeza gukurira muri Kristo mu buryo bwa mwuka, duhinduka umwe nawe, dutandukana n'icyaha na Satani, niyo nararibonye twese dukeneye. Ndetse ibyo ndabyifuza uyu munsi. Mbese nawe urabyifuza? Go to Mark chapter 4. Let me close. Dusoreze muri Mariko igice cya 4. Uku ni uguhabwa ihemburwa rivuye ku Mana. And once we grow, kandi uko tumaze gukura, tuba twiteguye igihe cy'umusaruro no guhabwa imvura y'itumba. Kubwiriza muri ubu buryo ni uko nifuza ko buri wese abyumva neza, kuko ni ikibazo cy'urupfu cyangwa ubugingo. Buri wese niyumve neza ko namara gukurira mu buntu bwa Kristo, aribwo azaba yiteguye imvura y'itumba, aricyo gihe giteguriza umusaruro. Nibwo kandi uzaba witeguye ikimenyetso cy'inyamaswa n'igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Nibwo uzaba witeguye irangira ry'imbabazi, ni nabwo uzaba witeguye kugaruka kwa Yesu Kristo. Ushobora kuba uri mu cyaro ariko ukarimbuka. Ushobora kumenya ubutumwa bwose bw'ijambo ry'Imana ariko ukarimbuka. Ushobora kuba uri mu misozi ya kure, ukavuga uti nimukiye mu cyaro none nditeguye, cyangwa se utinze ubutumwa ariko ukaba ubuze mwuka wera w'Imana, ukaba uri kubaho mu cyaha ukazarimbuka. Tugomba guhinduka by'ukuri. Tugomba guhinduka mu mutima by'ukuri. Tugiye muri Mariko igice cya 4. Ukunze gusanga mu byigisho byacu twibanda kuri aya magambo ngo mwimukire mu cyaro, mwimukire mu cyaro, ariko mureke mbabaze. Mbese Kayini wishe Abeli yamwiciye mu mujyi cyangwa mu cyaro? Kayini yiciye murumuna we Abeli mu cyaro. Ushobora kuba uri mu cyaro ariko utarahindutse by'ukuri. Kayini yari azi ubutumwa ariko yica murumuna we. Tugomba guhinduka mu mutima by'ukuri.
Mark chapter 4, I close. Mariko mu gice cya 4 niho ngiye gusoreza. The last words, Amagambo asoza mugomba kwitaho cyane. the former Imvura rain y'umuhindo is niyo ituma growing, tumera cyangwa se dukura. but the latter Ariko rain ku mvura y'itumba groweth. ibihingwa biba bigiye gusarurwa. Mumfashe dusubiremo aya magambo. The former rain is growing in Imvura Christ, y'umuhindo niyo ituma tumera cyangwa se dukurira muri Kristo. overcoming Tugenda one tunesha sin at a icyaha time, dukurira mu church. buntu. But the latter rain experience Ariko imvura y'itumba is a niyo iduteguriza igihe spiritual growth is cy'isarura. completed. And Imico now yacu we're igahama ready tukaba for the twiteguye harvest. kujya mu ijuru. That's the message. Ubwo nibwo Look at verse butumwa. 26. Murebe ku murongo wa And he 26 said, haranditse ngo, "So is the arongera kingdom arababwira of ati, God, ubwami as if bw'Imana a bugereranywa man n'umuntu cast seed ubibye imbuto into mu the butaka, ground, akagenda and to sleep, agasinzira, and akabyuka arise nijoro night na and ku day, manywa, and the seed should spring up." n'imbuto zikamera zigakura. What rain is that? Mbese buno bwoko bw'imvura ni What rain ubuhe? is that? Imvura ivugwa hano That ni caused iyihe? the seed to spring Imvura ituma imbuto and zimera grow up. zigakura. What Buno rain bwoko is bw'imvura that? ni ubuhe? Former Ni rain. imvura y'umuhindo. Continue. Dukomeze dusome, He harakomeza knoweth ngo, not how, zikamera atazi uko for the zikuze. earth Ubutaka bringeth bumeze forth imbuto fruit ubwabwo, of herself. kandi iyo kumera kumaze What kurangira happens ibyo tubyita iki? when the Imvura seed- y'itumba. Continue. Listen, the earth Harakomeza brings ngo forth ubutaka fruit of bumeze imbuto herself. ubwabwo, First the blade, ubwa mbere habanza kuba utwatsi, maze nyuma zikaba imigengararo, but when the fruit hagaheruka is amahundo brought afite forth, imbuto. when the growth Harakomeza ngo is ariko iyo imyaka completed, yeze, what is the amagambo next akurikira word? avuga ngo iki? Aravuga ngo uwo mwanya What's that word? nyirayo arayisarura. Iryo jambo What's ni that irihe? word? Immediately Riravuga ngo uwo mwanya nyirayo yitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. is come. So what is God waiting on? None icyo Imana itegereje ni iki? Ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo ni ibishyizwe mu bikorwa. Ntabwo ari urubuto gusa, ahubwo ni urwakujijwe n'imvura. Ntabwo kandi ari ukumera cyangwa se gukura gusa, ahubwo ni ukugera ku rugero rwuzuye. I'm not sure if you know this song. Ntabwo nzi neza niba muzi iyi ndirimbo, ariko ni indirimbo twigisha abana. And as adults, we have forgotten it. Kandi abakuze benshi bari hano twarayibagiwe. Iravuga ngo musome Bibiliya zanyu, kandi musenge buri munsi. Read your Bibles, Musome Bibiliya zanyu, musenge buri munsi. and you know what? Irakomeza ngo iki? Irakomeza ngo muzakura, mwongere mukure, mukurire mu buntu. Muzakura, mukure, mwongere mukure. Read your Bibles. Mwige Bibiliya zanyu, kandi musenge buri munsi. You will grow. Muzakura, mukure, mwongere mukure. But what's the opposite? Ariko ikinyuranyo cy'ibyo ni ikihe? Nimutiga Bibiliya zanyu, And forget to pray. ndetse mukibagirwa gusenga, ukanibagirwa gusenga, uzagwingira, ugwingire, upfe. Don't read your Bible. Nutiga Bibiliya yawe kandi gusenge, You will uzagwingira, shrink. wongere ugwingire, nyuma na nyuma upfe. Nanone uzagwingira, usubire inyuma, bwa nyuma na nyuma One upfe. more time. You will shrink. Uzasubira inyuma, usubire inyuma, ujye gukora ibyaha, ubipfiremo. Nutiga Bibiliya yawe kandi ukibagirwa gusenga, You will shrink. uzasubira inyuma, usubire inyuma, nyuma na nyuma upfe. Spiritual. Urupfu rw'ibyamwuka. Who wants to Ninde grow? wifuza gukura? Mbese mwasobanukiwe ibyo mwumvise uyu munsi? What you heard today? Murifuza inararibonye? Do you want it? Murifuza ko amasezerano ya Bibiliya aba yanyu? Murifuza imvura mu bihe Do byombi? you want to be baptized? Murifuza kubatizwa n'amazi And be n'umwuka wera? baptized by the Holy Ghost. If so, raise your two hands as I have Niba ari my uko two bimeze muzamure ibiganza hands. byanyu. Even those online. Father in heaven, Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, thank you for this experience. tugushimiye kubw'ubutumwa bw'uyu munsi. What a word. Tugushimiye kubw'amagambo yawe uyu What a munsi. word. May we treat this as if it were the last message. Uduhe gufata buno butumwa nk'aho ari bwo bwa nyuma duhawe, kandi buri wese ukwifuza umuhe umugisha, Give us your ndetse grace. uduhe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe no kunesha icyaha. Udufashe guhora turi indahemuka kuri wowe, kuko ubwo nibwo inarijye yacu izabura. May we Uduhe spend kuba time ijambo ryawe listening ari to rwo your rubuto word. ruzima, kuko uzaruvomereza umwuka wera, ariyo mvura y'umuhindo n'iyitumba. We thank you. Turasenze ngo ukomeze uturinde, kandi turagushimiye ko twumvise ukabona dusubije, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. isi iri kugenda isoza amateka yayo. Bibiliya iravuga iti, nuko namwe mube mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Abantu benshi bararya, baranywa,
barubaka, barashaka ubutunzi, ariko ntibatekereza ko igihe cy'imbabazi kiri kugenda kirangira, batwawe n'ibinezaneza. Nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba ubwo umwana w'umuntu azagaruka. Isi iri gutangaza amahoro, ariko ijuru riri gutangaza ko umunyabyaha agiye kurimbuka. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubirokoka na hato. Kwica amategeko y'Imana kuri hafi kugera ku ntambwe yakiheruka. Isi yuzuye urujijo, kandi bidatinze ubwoba bwinshi buzatwikira abantu. Iherezo riri bugufi cyane. Twe tuzi ukuri, twagombye kwitegura ibyaduka biteye ubwoba bigiye gutungura isi. Yesu araje, ntugarambire umwiteguro ukenewe.